Mbahaye ikaze mwese mukurikira ibiganiro ku Muringa TV by'umwihariko ibiganiro bitandukanye bigufasha ku buzima. Uyu munsi rero nkuko mwagiye mubibona turi kugenda duhangana, isi yose ihanganye n'icyorezo gikomeye cyane cy'indwara y'ubuzima bwo mu mutwe, cyangwa se ibintu twakwita nk'ubuzima bw'imitekerereze. Ibi bizwi nk'ama mental disorder. Ushobora kubyita mu mvugo zitandukanye bitewe n'intekerezo, wenda ukavuga ngo haravuga ngo ni depression, agahinda gakabije, hari n'abashobora kubyita ibisazi ndetse n'ibindi. Gusa uyu yose ni umuryango umwe ukomoka ku kintu gifite aho gihuriye n'imitekerereze. Wenda kera wasangaga abantu badashobora no kwivuza, bakavuga bati wenda ibi bintu se bikomoka mu muryango, nta buryo byavurwa, ariko siko kuri guhari, kuko ibi bintu bishobora kuvurwa kandi bigakira. Ikibazo tugiye kwibaza uyu munsi, ese ibisazi cyangwa ibi bintu by'ubuzima bwo mu mutwe bishobora kuvurwa bigakira? Yego, kubera ko ibi bintu bigizwe n'ibice bigera kuri bibiri. Hari igice cya mbere kijyanywe na mental disorders, ni uburyo bw'uko ubwonko bw'umuntu buba budatekanye bugatangira gukora ibintu bitandukanye n'imimerere y'ibyo akora. Hari n'ikindi rero gice kindi kijyanye n'ibindi bikorwa cyangwa se n'ikindi gice runaka bishobora kuvurwa mu buryo bubiri. Rero hari ibyo bya mental disorder, ndetse nko kuba wenda abantu bashobora kuba bavurwa mu buryo bw'imiti bahabwa, ndetse hakaza n'igice kijyanye n'amatherapist, ni uburyo bwo kuba babavura bakoresheje ibiganiro ndetse no kuganirizwa. Wavuga uti rero ibi bintu byo bikorwa bite, cyangwa se ibi bintu biri mu bihe bice? Ubundi ibi bintu by'ubuzima bwo mu mutwe bigabanyijemo byinshi. Hari nk'indwara, hari nk'ibyitwa bipolar disorders. Ni uburyo runaka nyine umuntu ashobora kuba afite ikibazo runaka gishobora kuba cyaturuka ku kuba ibitekerezo bye bidahuye. Hari indwara nyinshi rero zo mu mutwe, by'umwihariko mu buzima bwo mu mutwe, izi twashyira muri iki gice zishobora kuba zihari. Hari igice cya mbere cy'indwara bitwa amashizofrenia. Amashizofrenia rero ashobora kuvurwa n'imiti irinda ibitekerezo bidahwitse cyangwa se ubujyanama muri icyo gice. Hari ikindi cya kabiri cyitwa bipolar disorders. Abangaba bashobora kuvurwa n'uburyo runaka yo kugabanya nk'uburyo bwo guhangana n'ibibazo, ndetse wenda n'imiti ishobora kubongerera. Hari n'ibyitwa major depression, aribyo noneho agahinda gakabije, wenda akagashobora kuvurwa n'uburyo runaka. Ariko cyane cyane igice kijyanye na therapist, cyangwa se uburyo bwo kuganirizwa intekerezo. Burya abantu baba bashaka ko hagira umuntu bitaho akabereka ko ari kumwe nabo, ndetse akabafasha mu buryo bumwe cyangwa runaka. Hari n'izitwa PTCD, cyangwa zijyana n'ubujyanama bwihariye, cyangwa se ku bantu bagize trauma. Rero impamvu z'indwara zo mu mutwe zishobora kuba nyinshi. Hari impamvu ziva mu bwonko ku bw'umuntu runaka, hari ikintu kidasanzwe cyabaye, zishobora kujyana n'imisemburo, wenda dopamine ze zazamutse, se serotonin ndetse n'ibindi. Nanone ishobora kujyana na trauma, stroke, ibintu yahuye nabyo. By'umwihariko amateka y'u Rwanda yatumye abanyarwanda baca muri byinshi, ashobora gutuma mu gihe cy'ibisekuru bizaza abo bantu bagira ibikomere runaka. Ntabwo ari ngombwa rero kubyihererana ukavuga uti ntabwo ibintu bivurwa. Abantu benshi bajya batekereza yuko wenda ari uburozi, nta handi hantu babikora, ahubwo ari ukuba wenda bazarekeraho cyangwa bakajya ku bantu bakabafasha. Ariko burya kwa muganga iyi serivisi irahari kandi iruzuye, bashobora kuba bagufasha. Hari n'ibindi bishobora guturuka ku mibereho, ubuzima bugoye, ndetse no kutajyana n'igihe. Mwabonye ko ikoranabuhanga riri kugenda naryo ribiteza umurindi, kuko abantu ntabwo bishyikira mu kinyejana tugezemo, ndetse bagatangira gufata ubuzima bwabo bakabukompara cyangwa bakabugereranya n'ubwo babona kuri murandasi. Ariko si ukuri. Ubuzima bwo kuri murandasi burashushanyije, buba bwateguwe, ntabwo bumeze nka buriya buzima rero tuba tubamo. Ni ingenzi cyane kumenya ko ubwo buzima tubamo n'izindi mpamvu zijyanye n'amasano, genetics. Ushobora guhita uvuga uti wenda ntabwo umuntu ntagize ari indwara zandura mu binyejana by'abantu bazakurikira, ariko burya isano yabo ukomokaho ikomeza kuba uruhererekane. Wumvishe abanyarwanda bavuga ngo umuntu ashobora kwiyahura ari uwo mu muryango umwe, ngo akazatera ngo umuvumo mu muryango wose. Nubwo icyo kintu tutakinota ngo tuvuge ngo ni ukuri, ariko burya igisekuru cy'abantu bawe, uburyo babaho, bishobora kugira ingaruka nawe kuri wowe. Bibaho rero, usanga nimba urumva ushobora kurerwa n'umuntu ufite ikibazo runaka, uhangayikishwa n'ikintu runaka, cyangwa ufite imyitwarire runaka, bigira icyo bigukomeretsaho cyangwa bigira icyo bigukoraho mu ntekerezo zawe. Noneho mu gihe runaka nawe ukaba ushobora kuba wagira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ikindi kintu gikomeye cyane ni ugukoresha ibiyobyabwenge. Mwarabibonye ko urubyiruko rushishikariye kujya mu biyobyabwenge. Leta y'u Rwanda ndetse n'izindi leta ziba zishishikariza abantu ko bareka ibiyobyabwenge, kuko biri mu bintu bya mbere bituma abantu batangira kugira ikibazo cy'indwara zo mu mutwe mu buryo bugera kuri bubiri.
icya mbere nuko bituma bahugira mu bintu bidafite akamaro, isi kabasiga none bakazisanga badashoboye kuba bajya mu mimerere yuko bamera nk'abandi. Ikindi kintu cya kabiri, biriya biyobyabwenge bibayobora intekerezo ku buryo batangira gukora ibikorwa n'imimerere yabo bataribo. Ibyo rero bihita bituma bahinduka ndetse bakagira ibibazo bitandukanye by'ubuzima bwo mu mutwe. Noneho twavuga ngo ni gute wabyirinda. Twabonye ko hafi umuntu mu bantu bane ku isi afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ni ikintu gikomeye cyane ndetse gikomeye no mu Rwanda mwabonye ko imibare yaragiye irazamuka. Ikintu cya mbere ni uguhangana na stress. Stress ziri ahantu hose mu mibereho, mu byo uvuga no mu ki, ariko gerageza guhangana na stress. Nk'abantu basenga watangira kujya usenga ukiragiza Imana. Abantu bakora meditation, abantu bakora udusiporo n'utundi tuntu, tangira udukora utwo tuntu tuzatuma utangira kujya uhangana na stress. Ikindi ni ukwita ku mibereho myiza yacu. Ushobora kuba ufite amafaranga make ariko ukagerageza ukajya wiyitaho ya mu mibereho yo kugira ngo isi yawe ireme ari ibyishimo. Ubundi kimwe mu bintu bituma depresiza no kubaho mu buzima butagira ibyishimo. Buriya hari ubuzima bugira ibyishimo butanashingiye ku bintu ufite cyangwa se kuba uri umukire cyane, ahubwo uranyuzwe. Abantu batangira kukanura ko bakige na kantu k'ingenzi ko kwirinda. Ikindi ni cya kintu nimvuze ni ukwirinda ibiyobyabwenge pe. Niyo ufite n'umwana cyangwa urubyiruko, turugarijwe n'urubyiruko, usanga abantu benshi bumva ko ibibazo afite arajya kubikemurira mu kuba yanywa ibiyobyabwenge, ariko iki kintu si cyo cy'ukuri, ahubwo icy'ukuri ni uguhangana nabyo mu buryo bwarimo bwose. Hari ikindi kintu abantu bagomba gukora, kwirinda, ariko nanone ugahita wipimisha hakiri kare cyangwa ukajya ku baganga bashinzwe imitekerereze bakagufasha. Uti gute rero? Abantu benshi izi ndwara zo mu mutwe barazihugikana. Ubonye abantu baba mu mariri yabo, mu byumba byabo bakarira agasohoka. Hari akantu tuzi mu Kinyarwanda kuvuga ngo umuntu abyimenyera, ariko buryo uko biri kose ntabwo wabura umuntu wizera wasangiza ibintu byawe. Uko ukomeza kubika ibyo bintu bimeze nk'ibintu wafungiranye ahantu igihe kirekire, biriya bintu biba decay, birabora cyangwa se bikangirika. Uzarebe kugira ngo imineke ishye ihinduke kuri akuntu k'umuhondo, uyishyiraho ukayifureba, ukayishyiraho ibintu byose ikabasha gushya. Uzarebe kugira ngo imyumbati runaka bayikoremo ubugari, barayijyana bakayishyira mu mazi bakayinika ikamera nk'ahita ubwo igice cya mbere bakayikuramo bakayanika. Uko ibintu rero ugenda ubishyira hamwe mu matsinda ukabigumisha ahantu hamwe bituma byangirika. Ntukihererane ibibazo runaka. Ese waba uri kurohama mu nyanja ariko udashoboye kuyikuramo ukemera yuko urohama, cyangwa watabaza cyane hari abantu bari hafi aho ngaho bakagufasha kuruhuka? Ntabwo ari bwo rero niba ibintu bigusaga byaba byiza uganirije abandi bantu bakagufasha. Icyo wamenya cy'ingenzi, ubuzima bwo mu mutwe abantu benshi batekereza ko wenda ari amarozi cyangwa ari ibindi bibazo runaka, akaba atakwifuza. Si amarozi, si ibiki n'ibiki, rimwe na rimwe buza ari n'ibintu biturutse ku bantu, kuri za ngero nyinshi navuze. Kandi cyagaragaye cyo nuko uri kugenda byiyongera cyane, bifite indi ntera. Nawe uyu munsi wameze neza ariko ejo bikaba bigoye cyane. Rero niba wumva hari ikibazo runaka kijyanye no kwigunga, kumva hari ibintu wanze, kumva wanzwe, kubona wenda hari ikindi kintu, mwabonye ko amaradiyo ndetse n'ibitangazamakuru byaje kuvumbura ingingo ko ihangayikisha abantu. Bizana abantu bazi uburyo bwo gukontorora amarangamutima, bazi kumanipira, bazi ibintu byo gukontorora abantu, akaza kubera ngo ndagukiza inyatsi, ngo ibibazo ngo byakubayeho n'ibindi. Mu by'ukuri wowe bitekereje, uretse mu isi y'imyuka n'ibindi bitekerezo, wenda atari ikiganiro cy'uyu munsi turi buvuge, ariko umuntu uzaza akagufasha wakugiza ibyo bintu byose, gakaguha umutima uzana ubukire, n'ibiki se n'ibiki ko ari bya bintu byo gukontorora amarangamutima, akagushyira ku murongo, noneho wajya ku murongo ugatangira ugakora. Umuntu ari aho ngaho, hari nk'umuntu w'umusore cyangwa w'inshuti yawe ujya uhamagara, rero wenda ukaba wamuhamagara nk'umuntu w'inshuti yawe uti amakuru, uti ni sawa, umeze ute? Ni sawa. Uri gukora iki? Se ndiryamiye. Nisanga umuhamagaye ni saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. Ayo ni amasaha y'ukuri yo gukora akazi. Kumubaza se kuki iki gihe ukiryamye? None se shango ndabyuka nkora iki? Urabyuka ukora iki? Ubyutse wabura icyo ukora? Buri umubiri wacu wageneye gukora ku buryo niyo ubyutse ugakora amasuku uri gukora. Hari ikintu kimwe tuzamenya kijyanye n'icyitwa imirimo ndetse n'akazi. Ubundi imirimo itandukanye n'akazi. Tuzamenye ubutandukano riri hagati y'umurimo ndetse n'akazi. Umurimo ni ikintu cyose uri gukora, nimba uri gukora, ubundi akazi kagahembewe.
kubera ko uri gukora ibyo bintu. Tuzabisesengura mu buryo bwagutse, ariko jya ugerageza utume umubiri wawe uri gukora buri gihe. Ndagushimiye rero wowe wakomeje gukurikira ibiganiro byacu. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Niba ufite ikibazo runaka nk'icyo ngicyo, rwose ushobora kwegera abaganga bakagufasha. Natwe kuri uyu murongo w'ibiganiro bitandukanye bifasha mu buzima, uhereye kuri nimero uri kubona hasi, ushobora kuba wahamagara iyo nimero, iriho abaganga ndetse n'abandi bantu bashobora gufasha mu buryo bw'imitekerereze, ndetse bakakunganira niba koko ibintu byarengeye ubona nta muntu wabisangiza. Ni ukuri ntaba ari wowe urohama ngo upfe uvuga uti ndahumirije nta kintu nakora, ahubwo ngwino ugira abantu babasha kugufasha, ndetse bakaba bagufasha mu ntumbero ikugeza ku iterambere rirambye. Ubuzima buri imbere buteye amatsiko, uko buzaba kose tuzabufatanya. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, ni ukuri nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kugufasha. Kandi nanone buriya ni uburyo runaka butwereka ko dukunze, ni inkunga ikomeye cyane. Like niba ikiganiro cyagushimishije, share niba hari akantu ushaka ko wenda umuntu runaka yamenyaho, na comment ku kintu runaka ushaka kutuganiraho mu butaha, cyangwa se ikintu watubwira bitewe n'icyo wumvise ahangaha. Ciao ciao, ndi Ishimwe Josue Marie Pasi, mukomeze kugira ibihe byiza.